inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana kandi bakunze b'ishimwe ry'Imana, tubanje kubasuhuza Yesu nashimwe. Nizere ko muri bazima kandi muri amahoro. Uyu mwanya twongeye kugira amahirwe yo kubana n'umutumirwa ari we Jenerali. Jenerali mama w'amahanga, tugira umugisha rero wo kubana nawe, niyo mpamvu tubanje kumwakira kugira ngo abashe kugira icyo abagezaho. Turakwakiriye Jenerali. Ndabasuhuje cyane bakunzi b'ishimwe ry'Imana TV, ndabasuhuje kandi abakunzi ba Jenerali Esther mama w'amahanga. Nk'uko bisanzwe ntabwo amazina yahindutse, akazi ntikahindutse. Duhura tugiye kuvuga ubutumwa byo data yadutumye. Rero mwese ndabayambiriye aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ari abari mu Rwanda, abari mu mpande enye zose z'isi, mwese yambu ndabayambiriye cyane. Ni ukuri ndabakunda, ariko ndabizi ko data bakunda kundusha. Nongeye kandi kwishimira kubana n'uyu mukozi w'Imana ukora kuri ishimwe ry'Imana TV. Nanabinginga cyane abakunzi ba mama w'amahanga kugira ngo muzamure mukora subscribe, musharinga ibiganiro bye, mukunda kubireba. Nawe ni umuvugabutumwa, mwarabibonye. Yitwa Francois, ni umuvugabutumwa kandi mukuri arimo umwuka w'Imana. Nshimiye Imana rero ko ngeze ku ishimwe ry'Imana TV, nzanye kandi imbuzi. Ndagira ngo wowe uri budukurikirane iyi mbuzi uyiteho, ubu butumwa uze kubwitaho kandi unkundire uze kubisangiza benshi, kugira ngo buri wese yumve ijwi ry'Imana, kandi ndabizi ko data azabampera umugisha. Murakoze cyane. Jenerali, turakwakiriye kandi nizera ko abakunzi baguteze amatwi. Rero bakunzi ba Jenerali kandi bakunzi bacu, karibu no kumva ijambo ry'Imana. Reka twemerere Jenerali adusengere, hanyuma namara kudusengera atugezeho mesaje yose Imana yamuhaye. Karibu. Murakoze cyane. Imana y'amahoro imuha umugisha. Hari bamwe bashyashya bari bwumve Jenerali, bumve ni ibidasanzwe, ariko nyobora groupe yitwa abasirikare ba Kristo, Jenerali Esther mama w'amahanga. Nta mazina data yanyise. Munyemerere dusenge Imana, hanyuma dutambutse ubutumwa. Twemerere data avuge, tumubere igikoresho mu izina rya Yesu. Ndagushimiye data mwiza, mubyeyi udukunda. Tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe bitandukanye, wabanye nabo ku ishimwe TV. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wabanye n'abapapa urabarinda, abana n'abamama urabarinda, abana n'abasore n'abakobwa urabarinda, warinze abana batoya. Data turagushimiye. Nyemerera rero uyu mwanya data mwiza, twebwe tukubere mikoro, urangurura ubwira ubwoko bwawe impande enye z'isi ibyo ushaka kuri twe mwama abana bawe, kugira ngo tubone buryo tugorora izi nzira zacu z'ibirenge byacu, kugira ngo tuzasoze uru rugendo amahoro, rutuganisha mu gihugu cyo mu ijuru. Data mwiza, tuguhaye ikaze. Mwuka wera karibu. Yemerera data mburebo buboneke mu izina rya Yesu Kristo. Dutesheje agaciro imbaraga zose z'umwijima, tubohoze kino kirere. Nyemerera Uwiteka mwami Imana, ubutumwa bwerekezwe n'imbaraga zawe, ubusakaze hose mu isi hose aho washimye ko bugera. Mwami mwiza, buhagere. Ndagushimiye. Hereza umugisha buri muntu wese uzumva iki kiganiro kandi akagisangiza benshi, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
mwakoze cyane bakunzi bacu kuduha aya matwi yanyu mukayadutiza, kandi kugira ngo muduhe n'uyu mwanya wanyu dutambutse ubu butumwa data yaduhaye. N'ukuri Imana y'amahoro ibampera umugisha. Mfite ubutumwa butandukanye ku gihugu cy'u Rwanda, ku gihugu cy'u Burundi, ubutumwa kandi bureba umukristo wese aho ari mu mpande enye zose z'isi. Mana y'amahoro ibahereza umugisha. Ntangira iki kiganiro cyangwa mbere yo gutambutsa iyi message, reka mbanze nihanganishe abanyarwanda, abanyarwandakazi, turi mu minsi ijana yo kwibuka. Reka nihanganishe mwese abanyarwanda, ndetse mwese mufite ibikomere bitandukanye mwatewe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mwami Imana akomeza bakomeze, mwambara imbaraga, murenga amateka. Ndashima ko Imana hari aho yadukuye, hari naho yatugejeje. Nyuma y'ibintu bikomeye byabaye, wongere wibuke ariko uharanira kwiyubaka. Aho twavuye niho hari habi, aho turi kujya ni heza cyane. Nashimira inshuti z'abanyarwanda, mwakomeje kwifatanya n'abanyarwanda n'iki gihe kigoye cyo kwibuka. Mwarakoze cyane. Reka dutambutse ubutumwa bureba igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Wowe uzi neza ko ukunda gusenga, anyemerera untize amatwi, nawe utabikoraga ubikore ku bw'iki ngiki. Mana ivuganye n'abanyarwanda ngo mwongere ibihe byo gusenga, mugire ibihe byo gusenga. Fata amasengesho usengera igihugu, fata amasengesho usengera igihugu. Reka mbisubiremo, usengera igihugu. Haba wowe wiyumva ko uri mu nzego zo hejuru zikomeye, waba woroheje, fata amasengesho usengera igihugu. Mana yambwiye ngo banyarwanda dusengera igihugu cyacu, kuko hari hagiye kuba ibintu bibiri bikomeye, ariko Imana irambwira ngo dusengere igihugu cyacu. Kandi irambwira ngo mbere yuko mvuga ibi bintu tugiye gusengera, irambwira ngo mbanze mbwire buri muntu wese mu rwego arimo, ubanze wisuzume mu mutima wawe, urebe uburyo ugendanye n'Imana, urebe uburyo wabanye n'Imana, urebe neza nimba uri mu nzira yo gukiranuka. Irambwira ngo umuntu ugiye gusaba imbabazi uyu mwanya, agiye kuzihabwa, hanyuma ubone gukora aya masengesho ufite umutima ubohotse. Ibyo byose byari bikuziritse, ubohotse, uba woroheje, uba ukomeye. Ndagira ngo ngusabe uce bugufi. Mana yambwiye ngo hari hagiye kuba ibintu bibiri bikomeye, hari hagiye gutera inzara ikomeye. Ya nzara yica n'abantu, atari uko barwaye iyindi ndwara, ahubwo ari inzara yishe abantu. Imana irambwira ngo nimusenga, nidufata igihe cyo gusenga, abanyamasengesho, banyarwanda baba bari mu gihugu cyangwa hanze yacu, nidufata igihe cyo gusenga, iyi nzara Imana irayikuraho. Imana irambwira ngo irahagarika intambara yateguwe ndetse inategurwa n'ibihugu bikomeye. Imana irambwira ngo iyi ntambara igiye kuyihagarika ku bw'aya masengesho. Ndagira ngo mbabarire wite kuri ibi bintu. Ndashaka kuvuga aya magambo nkoresheje amagambo yanditse muri Bibiliya, mu gitabo cya Yona. Imana y'amahoro iduhereze umugisha, iduhana umugisha. Munyemerere nsome aya magambo yo mu gitabo cya Yona. Turasoma igice cyawo cya 3, hanyuma kandi tugiye guhera ku murongo waho wa 9 dusome n'uwa 10. Handitse ngo ntawe ubiza hari aho Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbure.
Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Twakire neza ijambo ry'Imana. turishimye Imana. Nshuti z'umusaraba, iki cyari igihe Yona yari atumye Nineve. Mana itugirire neza, ariko Nineve yari ibwiwe ngo igiye kurimburwa. Mana y'amahoro iturengere. Mu gihugu cyacu natwe turabwiwe ngo hagiye gutera ibintu bibiri: inzara, intambara. Ariko Imana iravuze ngo nufata igihe ugasenga, iyi nzara irakurwaho kandi iyi ntambara irakurwaho. Naho yateguye n'abakomeye, ariko data uri hejuru y'abakomeye, ukomeye kurenza abo bose biyita bakomeye, niwe uvuganye n'Abanyarwanda. Aravuga ngo mufate igihe cyo gusenga. Bibiliya iratubwiye ngo ntabwo nasomye amagambo yose, ariko iki gice uzagisome. Hejuru aravuga ngo umwami acyumva iyo nkuru, ubwe yambara ibigunira, ndetse ategeka n'abatware, ndetse ategeka abantu bose ko nta muntu ufata icyo kurya, ntagire n'icyo asogongeraho, ndetse n'amatungo yaho ubwayo akora aya masengesho. Navuga ngo yakoze aya masengesho kuko ntacyo kurya yabonye, ntacyo kunywa yabonye, ngo bambara ibigunira bigaragura mu ivu. Imana ibona guhinduka kwabo. Ndagira ngo nkubwire ku mapeti yose ufite, ku rwego rwose urimo, minisiteri yose urimo, kuva kuri urwo rwego rukuru kugeza ku isibo, mufate ibi bihe byo gusenga, kandi ibi bihe mwisuzume, muce bugufi mu mitima yacu. Ntabwo tuvuze ngo mwambare ibigunira mwigaragure mu ivu, kuko benshi munacana ku magaze, iryo vu ntimwaribona. Mani mucana ku makwizine. Muce bugufi mu mitima, mwongere mwiyinire, mwisuzume, muce bugufi, data adukurireho ibi bintu uko ari bibiri. Yavuganye nanjye arambwira ngo aya masengesho nakorwa, u Rwanda rurabona igitangaza, u Rwanda rurabona Imana. Ya Mana bavugaga ngo yirirwa ahandi igataha i Rwanda, iyi Mana mpamya nashidikanya ko iba mu Rwanda, irahirirwa ikanaharara. Na niyo mpamvu ibona iturebera kure, aho twebwe tutabasha kureba, ikatubwira ngo mugire gutya, nanjye mbakurireho ibi ngibi. Iyi ni Imbuzi Rwanda. Banyarwanda, mufata aya masengesho y'iminsi 2, musengera igihugu cyanyu. Ndabizi banyamasengesho aho muri hose hirya no hino, mwaba bari mu Rwanda, mwaba bari hanze y'u Rwanda, mufata amasengesho, dusengera igihugu cyacu. Kandi bimbereye byiza, nawe bikakubera byiza, nuko n'umuntu utabashije kubona telefone umubwira aya makuru. Ndabizi dufite abanyamasengesho wenda badafite ubushobozi bwo kuba bafite ama smartphone, ariko bakunda Imana, bari no kuririra igihugu. Abo ngabo nabo turizera tudashidikanya ko tuzafata uyu murimo wo gusengera igihugu. Mana y'amahoro ibagirire neza. Ndifuza ko wowe wanyumva aya masengesho, ucyumva ubutumwa uyatangire. Ahari n'undi azayatangira mu gihe azumvira ubu butumwa, ariko aya masengesho uyatangire y'iminsi 2, uririre igihugu cyawe. Mana y'amahoro ibampere umugisha kubyakira Abanyarwanda, Abanyarwandakazi. Ubundi butumwa buri ku gihugu cy'u Burundi. Naje kubwirwa ngo Barundi muri mu bihugu bitandukanye, nubwo mubizi neza ko mu gihugu cyanyu hari gutegurwa amatora, ariko Imana irambwira ngo Dawidi haguruka kuko igihe ni icyawe. Naho aya matora yaba mu gihugu cy'u Burundi, Mana yambwiye ngo uyu muntu ntago Imana imushigikiye, naho yaba pe ntago imushigikiye. Kandi irambwira ngo mwitegure kubona ikimenyetso 2025 cy'uko ibyo Imana yavuganye namwe igiye
kubisohoza. Imana irambwira ngo benshi muri mwe mugiye kuva muri ibyo bihugu mwatataniyemo, mugaruke iwanyu, mube mwitegura gutaha kuko Imana igiye kubagirira neza. Irambwira ngo mbabwire ngo muhumure kandi mukomere imitima, bwa butaka bw'iwanyu Burundi bwanyweye amaraso y'inzirakarengane. Imana irambwiye ngo ubu butaka igiye kubuvumura kubw'uyu Dawidi ugiye kwima ingoma, kandi uyu Dawidi nazaba areba umutwa n'umuhutu n'umututsi. Uyu ni umwami wa rubanda, uyu mwami muzamugiriraho umugisha. Ubu butaka Uwiteka azabuvumura kuko bwamize amaraso y'inzirakarengane menshi, ariko data aravuga ngo azabuvumura. Muzagira umugisha mu bigega byanyu, muzagira umugisha mu butaka bwanyu. Ndetse aravugana namwe, aravuga ngo nubwo mubona ifaranga ryanyu ryataye agaciro, aravuga ngo mu gihe cy'uyu nguyu amafaranga yanyu azongera kugira agaciro. Imana irambwira ngo igihugu cyanyu kizahinduka paradizo. Nicyo gihugu kigiye kubera Afurika icyitegererezo, kuko nicyo gihugu kizayoborwa n'umwami muri izi mpinduka zizi demokarasi z'ibi bihugu byayoborwaga na bagendeye ku demokarasi. Irambwira ngo kuko ari mwe muzaba icyitegererezo cy'ibindi bihugu, abandi bose bazabafatiraho urugero. Irambwira ngo Burundi Imana igiye kuyigira nka paradizo, muzasurwa, muzabona inshuti nyinshi, kandi igihugu cyanyu kizaba ari igihugu cy'amahoro, igihugu cy'amata n'ubuki. Nyuma y'uko ubu butegetsi bw'ivangura moko buvuyeho, Imana irambwira ngo iyi ntebe y'uyu mwami izahabwa umugisha, ndetse yewe n'izayikurikira muzaba muri abanyamugisha. Imana y'amahoro ibagirire neza. Inshuti zacu z'Uburundi, inshuti z'umusaraba, Imana irambwira ngo namwe musengere igihugu cyanyu. Aho uri umunyamasengesho, sengera igihugu cy'Uburundi kugira ngo izi mvururu bari gutegura data nazo azishyire ku iherezo, azihagarike, hatameneka amaraso y'inzirakarengane. Musengere igihugu cyanyu, mufate amasengesho. Ndabizi murimo gusenga, hari n'abayamazemo iminsi 40, ariko ntimuhagarariraho ngo mwirare. Imana irambwira ngo mukomeze mwongere ibihe byo gusenga. Wasengaga rimwe nasenga kabiri, wasengaga kabiri nasenga gatatu, yewe ubwo niwe wasengaga gatatu urongeraho, kugira ngo data rushirizeho kubakorera imirimo n'ibitangaza. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Ubundi butumwa burareba abakristo bose, abashumba bose b'amatorero, umuntu wese mu rwego urimo witwa umukristo. Ariko reka mbere ku butumwa bw'abashumba nahawe. Bantu mwayoboye amatorero, bantu muyoboye amatorero, Mana yambwiye ngo igihe kirageze, igarutse kongera kubabaza za nama yabahaye. Data tugirire neza. Mana irambwira ngo ikibabaje, benshi mwariraye, benshi mwamaze gukura, mwabaye nka rwa rutugu rwakuze rusumba ijosi, kandi ntibishoboka. Bandi mbese mwumva ko muri abanyacyubahiro. Imana irambwira ngo yabahaye intama ngo muziragire, ibaha intama, izibaha izirwaye ngo muzivure muzivuze, ibaha izirwaye ngo muzirwaze, ibaha izirwaye ngo izakomeretse ngo muzomore ibikomere. Iyi Imana yabahaye intama ngo muziyobore. Hari intama zaje zirwaye amaso, yambwiye ngo hari izari zirwaye amaso, mwagombaga kubuza aya maso agakira, izi ntama zigasigara zireba neza. Noneho kugira ngo muyavuze yarahumye, izi ntama ziragenda mu mwijima, izindi zarataraye, ntabwo zizi iyo ziva niyo zijya. Imana irambwira ngo igihe ko kigeze, iyi Mana ikaza kubabaza intama yabahaye. Mbese muzayimurikira izihe nama? Bashumba muzamurika izihe nama? Bapotere n'ababishopu, abayevangeliste mwabaye benshi, muzamurika izihe nama? Imana irambwira ngo mvugane n'abantu bayobozi b'amatorero, cyane abadiyakoni muri ADEPR.
Mana itugirire neza. Irambwira ngo mbwira abadiyakoni muri ADEPR, wowe uzi neza kuri kuvuga ngo nakijijwe muri za 80 muri 90 muri ukavuga ngo nasengeye muri urusengero, ngo dusengera munsi y'igiti, ngo twicara ku mawe, mbese ukumva ko ari wowe fondasiyo y'urwo rusengero. Mana irambwira ngo igihe ubara ko wakijijwe, waje ejo mu gitondo yagutanze gukizwa. Mana irambwira ngo mwebwe mwabaye inzugi, mwafunze insengero, kuko mu rusengero mugaragara nk'intumbi, ntimuhari. Mana irashaka imbuto zanyu ikazireba ikazibura. Nawe urabizi niyo baguhaye ijambo ngo ujye kubwiriza, uhagarara ku ruhimbi aho kuvuga Imana ukavuga amateka y'ubuzima bwawe. Mana yambwiye ngo yabatumye kwivuga, cyangwa yababwiye ngo muyivugire, muvuga Imana. Mana irambwira ngo ni mwebwe muri mutubariye hariya hamwe mwihisha, ni mwebwe muri mu magambo, ni mwe mufite inzangano, ni mwe mufite amashyari, ni mwe muri mabarozi, ni mwebwe mukurura abarangi mu nzu zitiriwe izina ry'Imana. Mana irambwira ngo ije guhangana nawe, kandi irambwira ngo ije kubashyira ku karubanda, ije kubashyira ku karubanda. Mana itugirire neza. Waye wumvishe imbuzi, waca bugufi aho ngaho nonaho uri. Irambwira ngo abantu mwimitse, murafata umuntu mukamwimika akaba umudiyakoni, mugafata umuntu ukamwimika akaba umupasiteri, bitewe n'ikimenyane, bitewe n'umuramba afite aho ngaho, bitewe n'amaturo yaturaga aho ngaho. Irambwira ko ibyo bitagidushobotse, mugiye kubaho gute? Mana irambwira ngo igiye kuzamura babandi mwitaga insuzugurwa, babandi ba Dawidi yahishe hariya mw'ishyamba ikabatorezayo, ngo aba bantu bagiye kuyobora amatorero. Ibyo yambwiye ngo ne kubibwira ADEPR gusa, mbibwira amatorero yose mw'isi hose. Imana igiye kwimika Dawidi mu matorero, igiye kuvana abantu bari insuzugurwa hirya no hino, babandi mu nsengero zanyu batanamenyekana, babandi mudahana agaciro, abo ngabo kuko bubashye Imana, ibafite imitima Imana yishimiye. Imana irambwira ngo abo ngabo niba Imana izanye kwimika, nibo bagiye kuba abayobozi b'aya matorero. Mana itugirire neza. Aba nibo bagiye kuvuga Imana, aba nibo bagiye kumenyekana. Wowe wari uzi kuri igitangaza, Imana irambwira ngo kuko wariye ukibagirwa, wabonye ubuyobozi, waba wagiye kuyobora iryo torero, warabisengeye iminsi myinshi, watereye imisozi myinshi, waraye ku karago, waryamye waraye amajoro udasinzira, usaba Imana ngo ikugirire neza, nayo ikagikubwira ngo mwana wanjye ndaje kukugirira neza, ariko ntuzibagirwe. None ko wariye ukibagirwa, inshuti y'umusaraba, ko wibagiwe ukibagirwa, wibagiwe uko inzara irya hano ibyawe uri kubimenera imbwa abasonje bahari, wibagiwe kubwambara busa buryana, ahubwo uri kurya n'iby'imfubyi n'abapfakazi. Abo bararenganira iwawe kandi ubizi neza kubwo buzima wabuciyemo. Mana irambwira ngo ije kuhangana nawe, ije kubashyira ku karubanda. Irambwira ngo mwibuke umwe wafashe ku byashinganwe Abisiraheli bamaze kwambuka bageze i Kanani, wafashe ku byashinganwe. Mwese muri abasomyi ba Bibiliya, wafashe ku byashinganwe byamugendekeye gute? Icabaye nuko bamufashe bakamushyira mu kibaya, bakamutera amabuye, ndetse n'umuryango we wose nta warokotse.
Mana itugirire neza. Mbabajwe n'uwo muryango wawe wazaniye umuvumo aho kuwuzanira umugisha. Abanyamugisha bazaba abanyamugisha ku babo bose ndetse bawuheshe n'abandi, ariko abanyamuvumo mwazaniye umuvumo n'ababakomokaho ndetse ibisekuru byinshi. Biteye agahinda kuba warakoreye Imana warangiza ukaba ari wowe uzaniye umuryango wawe umuvumo kubera inda yawe nini, kubera kwikunda. Imana itugirire neza. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana irambwira ngo mugarukiraho. Baririmbye mugarukiraho. Muraririmbana ubusambanyi, muraririmbana amashyari n'amagambo. Imana irambwira ngo igihe kirageze ngo mujye ku karubanda. Bantu muzi neza ko mujya ku gatuti mukavugira Imana umurimo wose waba ufite hariya hantu. Imana irambwira ngo tinya hariya hantu kuko nahera ndetse ahera cyane, kuko igihe kimwe uzajyana y'ibyaha ugwe ku ruhimbi. Imana itugirire neza. Uzajyana y'ibyaha ugwe ku ruhimbi. Imana irambwira ngo musabe izindi imbaraga. Nshuti z'umusaraba, musabe izindi imbaraga. Data wo mu ijuru atugirire neza. Petero, uze gufata Bibiliya yawe usome Petero, urwandiko rwa Petero rwa mbere uhere ku murongo wa mbere ugere ku wa 5. Haravuga ngo mwiyambure ibyigomwa ryose, amashyari n'amagambo mubishyire ku ruhande, mbese ibyaha byanyu mubishyire ku ruhande, hanyuma musabe amata adafunguye. Musaba amata adafunguye. Haravuga ngo mu by'uyu mubiri mbese mumere nk'impinja zikivuka. Bene data nshuti z'umusaraba, Kristo aho muri impande enye zose z'isi, musabe imbaraga, musabe imbaraga. Iki ni igihe cyo kwambara imbaraga. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo musenga aho muri hose. Igihe cy'ibyorezo kindi kiraje, kandi uzaba atarishinganishije mu maraso ya Yesu azafatwa n'iki cyorezo ntikizamusiga. Hagiye kuza ikindi cyorezo gikomeye ndetse isi yose kizavugisha isi yose, ariko umuntu uzaba uriho amaraso ya Yesu ntacyo kizamutwara. Nabwibonereho kubwira abantu mutinye inkingo, aho kugira ngo utinye inkingo uzatinye Yesu ubasha kwica umubiri akica n'ubugingo hanyuma akajugunya Gehinomu. Imana irambwira ko mwatinye inkingo. Muvuga ngo harimo ikimenyetso cy'inyamaswa. Irambwira ngo mbabaze ngo ko nta kintu na kimwe kidakorerwa mu iyi si, ko Satani afite ubushobozi bwo gufata iki kimenyetso akagishyira no mu munyurya, akagishyira no mu kibiriti ucana, akagishyira muri buri kimwe, no mu mwenda wambaye, no mu nkweto wambaye. Iki kimenyetso wagihungira he? Kw'icyo mugomba gukora ari ugusaba Yesu, wakaba muri mwe, amaraso ya Yesu akaba muri mwe, akanaitraliza ibyo Satani byose abashyiraho. Imana irambwira ngo mwongere ibihe byo gusenga abakristo, musabe imbaraga. Irambwira ngo mbabwire ngo ko mwasiganye n'abamaguru bakabasiga ndetse bagasiga munaniwe, ko haza abamafarashi mugiye gusigana n'abamafarashi. Biragenda gute? Satani yohereje izindi imbaraga, yohereje imbaraga mw'isi, kandi yohereje imbaraga zije kunaniza abera, zije kugusha abakomeye. Ageze mu ngo z'abasenga, izi ngwara zishenye, yoherejemo umudayimoni witwa karindagiza, ku buryo ari wowe uzajya, umugabo azajya ajya mu bye n'umugore akajya mu bye, urugo rwanyu rugasenyukira muri ibyo ngibyo. Yohereza umudayimoni witwa rutatanya uje gutanya imiryango, abana na base, abana na ba nyina, ababyeyi n'abana babo. Satani agiye gushyiramo akavuyo mu ngo zanyu ku buryo mutagira n'igihe cyo gusenga. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana ibatabara
batabare kandi bahe ubwenge, musenge. Mana irambwira ngo buri kintu cyose uzi ko ufite mu nzu, ufata igihe cyo kujya usengera buri kintu cyose kiri mu nzu yawe, kuko hari imyuka mibi, hari abadayimoni baje guhumanya ibintu byo mu nzu zayo, aba amazi arimo, aba umwenda wambara, aba inkweto wambara, aba ikintu cyose kiri iwawe mu nzu bagiye kugihumanya ku buryo ugikora ugahuma. Mana irambwira ngo mujye mufata isengesho rihumanura ibintu byose biri muri iyo nzu, muri izo nzu zanyu mubamo. Data wo mu ijuru abahereza umugisha. Mana irambwira ngo babyeyi musengera abana banyu, babyeyi musengera abana banyu, abari mube mubana mube mutabana, fata ibihe byo gusengera abana bawe kandi ubavuze mu mazina, kuko ibyo babatongera nabyo babibatongera babavuze mu mazina. Data aguhereza umugisha wowe ubyumviye. Ndeka mubwire, fata igihe cyo gusenga, kuko Satani yohereza impanuka, ayohereza umudayimoni ugiye guteza impanuka zigiye kwiyongera. Mu gihe cyose umuntu wawe mu rugo avuye mu rugo, mufata igihe cyo gusenga. Nawe ufashe urugendo, fata igihe cyo gusengera urugendo rwawe kandi usengera ubugingo bwawe. Nababwiye ngo ahari abantu barabimenyereye, baravuga ngo imperuka ngizaba ryari, ngo twavutse n'abavuga ngo Yesu azagaruka, imperuka igiye kuba. Ntayo wabonye, ariko abo wabonye ubuzima bwabo bwarangiye ni benshi. Yesu ashobora kutazi uyu munsi, ariko igihe cyawe cyo kubaho kikarangira umunsi. Ufite urubanza nyuma y'ubu buzima, niyo mpamvu ugomba guhora utegura ubugingo bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka ambwire kandi abantu mwese mukunda kugenda murira mu nzira. Mana yambwiye ngo cyane mbwire umuntu witwa umuvugabutumwa, umuntu witwa umuhanuzi, umuntu wese uzi neza ko abica amabanga y'Imana. Imana yambwiye ngo irababaye ku bwanyu. Imana yambwiye ngo nkubaze ngo wari wabona perezida arira mu muhanda? Wari wabona perezida ari hariya ari kurya akabiswi, ari kurya? Mana irambwira ngo ko atabitinyuka kubera ko atinya amaso y'abantu. Wowe ubitse iby'ubwiru bw'ijuru, urimo uratesha agaciro, urasuzuguza Imana ikurimo, urasuzuguza ibyo yaguhaye. Uhereye umunsi wumvishe ubu butumwa, ntuzongere kurira, habe mu nzira, habe mu modoka, habe ahantu uri kugenda. Nimba wumva urushe ukeneye ikintu cyo kurya, genda ahantu wicare urye, nurangiza mu Kristo wiyubahe, uhaguruke, ukomeze urugendo rwawe. Mana yambwiye ngo irababaye ku bwanyu, ntabwo muzi ubarimo, mwubahe Kristo ubarimo. Mana itugirire neza. Mana irambwira ngo mwongere mugire urukundo. Mana irambwira ngo mugire urukundo. Irambwira ngo mwibuke urukundo rwanyu rwa mbere. Irambwira ngo mbibutse mu gihe gitoya kiri bugufi kiregereje, ubwo Yesu agiye kuzababwira ngo narishonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nararwaye ntimwasura. Imana irambwiye ngo mwongere mugire urukundo, musure abarwayi, mwongere musure abantu kwa muganga batandukanye barahari, mwambika abantu bambaye ubusa. Murabizi kandi ufite imyenda, ujya no kureba uwo wambara ukawubura. Wongere. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo uko kwizera kwawe waba ufite utagira imirimo kuba gupfuye, kandi nawe urabizi ko kuba gupfuye. Data wo mu ijuru akugirire neza kandi yongera kugarukeho. Mana irambwira ngo irabizi ko mufite imitima ikomeye kandi ikomeretse, ariko irambwira ngo nimubabarire. Muntu wananiwe kubabarira, irambwira ngo babarira. Irambwira ngo babarira kugira ngo ubone ijuru, nuko uzabasha kubohoka wowe ukababarira. Mana itugirire neza.
hari ugiye kumbwira ngo njyewe narabikoze naranabibabwiye. Imana yambwiye ngo nibyo warabikoze ariko mu mutima wawe birimo. Imana irambwira ngo babarira. Imana yambwiye ngo nongere mbibutse, ushaka uba umurokore uzi isengesho ryitwa Data wa twese Yesu yatwigishije kurisenga. Uba umukatolike uzi dawe uri mu ijuru. Imana yambwiye ngo nugera ahantu uvuga ngo tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira babiducumuyeho. Utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho. Imana yambwiye ngo nkubaze, ni kubabarira nk'ukubabarira isi izarangira warababariwe? Niramuka ikubabariye nk'ukubabarira isi izarinda irangira utarababarirwa. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo mufate umwanya mubabarire. Nshuti yanjye babarira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwanzi wawe nakugirira nabi, we kumwitura iyo nabi kuko guhora nuko Uwiteka. Abaroma 12 uze gusoma icyo gice. Aravuga ngo umwanzi wawe ahubwo nasonze umugaburire, yambaye ubusa umwambike, nagira inyota umuha amazi yo kunywa, uzaba umurunze w'amakara yaka. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikizi kibi. Haleluya. Reka nkubwire ngo ambara imbaraga, gira ubutwari. Ndabizi ko bigoye, warahemukiwe ndetse ufite ibikomere byatuma utababarira, ariko kugira ngo utahe ijuru nshuti y'umusaraba nukubabarira, ukababarira kandi ukibagirwa. Uze gusoma Mika ibice byaho 6, hanyuma usome umurongo wa 8 gusa. Handitse ngo iki? Ngo mwana w'umuntu, Imana itakubwiye, icyo itakweretse ni iki? Abanga ikigushakaho ni iki? Nukugendana n'Imana, ukiranuka, nugukora ibyo gukiranuka, nugukunda kubabarira kandi ukagendana n'Imana awicishije bugufi. Aha hantu rero gukunda kubabarira ubiceho akarongo. Nusoma Mika ibice byaho 6 umurongo wa 8, nugera ahantu handitse ngo gukunda kubabarira, ubushake bw'Imana kuri wowe ni iki? Icyo Imana igushaka, ukora ibyo gukiranuka, wanga icyaha n'igisa nacyo, nurangiza ukunde kubabarira, hanyuma ugendane n'Imana uwicishije bugufi. Nshuti z'umusaraba, gukunda kubabarira nta kindi ni ukubabarira kandi ukibagirwa izo nzika. Mbese Data warababarira akibagirwa ibyacu bya kera bigahinduka bishya. Ariko nimba ari kukubaza ngo nkubabariye nk'ukubabarira, byagenda gute? Babarira nk'uko Data babarira, kuko nawe iyo usenga uramusaba ngo utubabarire, uduharire ibicumuro byacu, ubitubabarire nk'uko tubabarira. Nimba rero Yesu yaravuze ngo nk'uko tubabarira, aha hantu uceho umurongo uvuge ngo nkwiye kubabarira kandi burundu kugira ngo nzajye mu ijuru nezerewe ndebane na Yesu nta kimwaro mfite. Urabizi ko njye nawe turi mu rugamba rwo kunesa isi n'uyu mubiri na Satani. Ngibyo ibyo turwana nabyo, ariko Yesu icyo atusabye ni iki? Ni ukukunda kubabarira, ikindi ugakora ibyo gukiranuka, ikindi kandi nshuti z'umusaraba ukicisha bugufi. Data wo mu ijuru abagirire neza. Reka nongere n'ingingo umuntu wese uri bwiyumve mw'iyi butumwa, ntunangire amatwi mu byiciro byose nagiye mvuga. Ukumva utsinzwe uze kumfasha dufatanyira isengesho, kandi nugarukira Data nawe azakugarukira kandi azongera kukubaka, wongere ubakike. Ndabashimiye ko mwakiriye ubu butumwa Data yampaye. Reka mvuge ngo Uwiteka abampera umugisha. Shalom shalom. Imana yo mu ijuru niguhe umugisha mwene Data kubwo ubutumwa utambukije. Ariko hari icyo ngira ngo nkwibarize. Hari ahantu wavuze ngo Imana
ihagurukije abandi bantu b'intamenyekana. Uravuga ngo hari abantu bavuga ko bakijijwe muri 1992 ngo bakaba barabaye nk'ibyapa cyangwa se barabaye nk'urugero rubuza abandi bantu kwinjira. Ese abo bantu ko tuzi neza ko abenshi bafunze itorero bavuze akagoma ari umwe ku musozi, bivuga yuko Imana basenze itabumva? Iyi Mana yarabumvishe ndetse irabumva cyane, bagera no ku rwego rwo kugira kubaka izi nsengero, inzu y'Imana rwose barayubaka, Imana ibafashije, ariko kandi ntabwo byabaye ngo babikomeze, byibura yiba bibukaga uwo muhamagaro w'icyo gihe bavuza ingoma munsi y'igiti, kuko byarabaye bigize ibikomerezwa, babaye ibishitsi by'amadini, kandi mu by'ukuri Bibiliya ivuga ngo uwaje mu gitondo n'uwaje 11:00 bahembwe bimwe, ibihembo byabo. Ari uwaje gukora akazi 11:00 za mu gitondo n'uwaje 11:00 za nimugoroba, niba boss yaragiye guhita ahembwa 11:00, guhemba 11:05, abo bose bahembwe bimwe. Rero aba bantu bose nuko babigenje, kuko byageze aho bigira ko ari bo bakomeye, niwe ufite ijambo mu itorero, niwe ushaka, mbese adahari ahari itorero ntiryabaho, kubera ko yiyumvamo ko akomeye. Uko gukomera rero mwaragufashe ba Kristo mw'aya matorero, sinzi niba ndanabita ba Kristo, warifashe wumva ari wowe ukomeye kurusha Yesu. Ndumva udusubije, ariko ntabwo ndanyurwa, kubera ko hari aho wavuze nanone ngo bajya kuvuga ubutumwa bari ku gatuti ngo bakaba ari bo bivuga. Ese niba umuntu avuga ibyiza Imana yamukoreye, kubivuga byaba ari ikosa ku buryo Imana yamucira urubanza? Buriya Satani hari uburyo ari gukoreramo, ugatangira ugasoma ijambo ry'Imana, ukarisoma rwose abantu bakaryumva, ariko kubera ko yamaze kugushyiramo kukomeye, ugahera muri 90 utanga ubuhamya bwawe, kandi Imana yagutumye kuba Kristo byibura ngo bihane, wasomye n'ijambo washoboraga gusobanura umukristo urimo aho akihana, ugahera ku byo waciyemo 90, burya Imana yakugaburiye ikakwambika, nimba wagize amahirwe ukaza wambaye akaribaya keza cyangwa ikositimu, ukaguma witaka wivuga, ukibagirwa ko misiyo yari yaguhagarikije aho ngaho ari gutuma abantu bihana. Rero abantu bo muri iyi minsi arivuga, akazana inkuru z'abana yashingiye kuko bwagenze. Ibyo bihuriye he n'ijambo ry'Imana? Imana yagutumye, abakugiriye icyizere bakaguha uwo mwanya wo guhagarara aho ngaho, bihuriye he no kubwira abantu bakihana bakava mu byaha, ko turi mu minsi ya nyuma ba Kristo? Ntabwo uri bubwire abantu kwihanisha ari n'amagambo kandi ari byo ufite. Niyo mpamvu buri icyo uvuga ukajya kwivuga mpaka isaha yose ikarangira ukiri kwivuga, dore ko ubu noneho insengero zifunze, n'umwanya muto mwakabaye mukoresha muvuga Imana. Ibyo byo kwivuga abo muturanye barabazi, muvuga Imana abantu bihane mu minota 30. Ahantu basigaye bagira umwanya munini w'ijambo ry'Imana, aho bafungiye insengero ni minota 30. Niyo bagwaye minota 30, umaze 25 wivuga, abantu bacyuye iki? Mana ibagirire neza. Ushatse kuvuga ko abantu batanga ubuhamya ku buzima bwabo, Imana itabumva? Igihe cy'ubuhamya ni cy'ubuhamya, igihe cy'ijambo ry'Imana
ni iki ijambo ry'Imana, cyane ko hari igihe unavuga ngo wambaye neza burarya, nta n'umukene uragaburira. aha uvuza nendera kukubaza ko nzi neza cyangwa se mbona kenshi ko abantu bakunda kuvuga ko Imana yabambitse cyangwa yabagiriye neza, babivuga aho ngaho hari abantu bambaye ubusa, hari abantu bagiye kuburara, kandi bo bakaba ibyo kurya babimena, ariko bakaba nta muntu basiga bafunguriye aho ngaho. Icyo cyo nk'umukozi w'Imana wakivugaho iki? Njyewe reka mvuge mu iki kintu kirambabaza cyane, iyo uri imbere uvuga ngo Imana yarakwambitse mu rusengero wicayemo, uzi ko hari umuntu ugira umwenda umwe nawo wamucikiyeho utarambika. Nimba uze kuvuga imirimo y'Imana, Imana yarakugabuye, wazanye umuceri hariya, niyo umuntu yatore abakene mufite, zana umufuka w'umuceri, buri mukene acyura ibiro 5, tumenye ko Imana yakugaburiye. Ariko zana igitenge wambika umukene hariya, tumenye ko Imana yakwambitse, nawe ukaba uri kugaragaza ko yakwambitse, nawe uri kwambika abantu. Ahubwo mwarariye muribagirwa, mugira umurengwe, n'igihe cyo kuvuga Imana ntimucikigira, ahubwo musigaye mufite igihe cyo kwivuga. Data araje abamburira iryo jambo, arihe ba Dawidi zansuzuguro, kuko bo bazi icyo bazakora. Bazi ko niba namara kugera ku urwo rwego bazibuka ubuzima baciyemo, batazibagira. Mwibuke Dawidi amaze kugera ku ngoma, ikintu yibutse ni iki? Yibutse uburyo Natani yamugiriye neza, uburyo yamubereye inshuti nziza, ahita avuga ngo nta muntu wo mu muryango wa kwa Natani cyangwa kwa Sawuli wasigaye, nta uhari ngo mugirire neza. Barangije bazana umuntu witwa wari n'ikimuga. Mari tugirire neza, yabanaga n'ubumuga. Yego, reka tubivuge gutyo kuko biri yivuga ko yari ikimuga, cyangwa se yari afite ubumuga. Ubundi mu Rwanda ntago nta kimuga kihaba. Tuvuga ababana n'ubumuga cyangwa se ufite ubumuga, cyangwa ufite ubumuga bwo kutavuga, bwo kutagenda, mbese bwo kutumva. Yego, ariko Bibiliya nuko itubwira. Arangije aramuzana, ubwe ntabwo yumvaga, yanatinyuka kugera imbere ya Dawidi, ariko aravuga ngo wowe uhereye umunsi uzajya urira ku meza y'umwami, atitaye uko ameze. Ariko mwebwe n'abakene muturanye, iyo mwakoresheje ngo neza pati, mwabaye abasirimu. Nta nubwo ujya utumira umukene umuturanye, utumira abakire bagenzi bawe, nyine babandi ntabwo bakiri mu rwego rwawe. Yesu yaravuze ngo nukorera umuntu kuko azakwitura, ukamugirira neza kuko azayitura. Ibyo n'abapagani barabikora. Utaniye he nabo? Utaniye hehe nabo? Nimba ugiriye umuntu neza, utumutumiye kuko ejo azagutumira, ukamwicaza mu ntebe y'icyubahiro kuko azayikwicazamo, utaniye he na wa mupagani? Ko bano mwita abapagani, bano basinzi bari hanze bazi guha abantu agaciro, ariko we wakandagiye mu nzu y'Imana ugasogongera, ukamenya ko Yesu agira neza, ntabwo uzi guca bugufi. Mana itugirire neza. Yaravuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe, abo umugaragu wanyu, abo umugaragu wa bagenzi be. None ko ushaka kuba mukuru, wabaye umugaragu, wemeye kuba umugaragu w'abo ngabo, ahubwo warazamutse. Nababwiye ngo urutugu ntabwo rujya rukura ngo rusumbe ijosi. Data aje kubashyira hasi, ntabwo bishoboka. Data aje kubasubiza hasi, azamure za nsuzugurwa. Bamwe mutajya muhana ijambo, basigaye banahanura mukabacecekesha. Uzi ko umukene ahanuye mu rusengero bitumvikana, banamuterura bakamujyana kumujugunya hasi. Ariko umurangi araza kubera ko afite amafaranga, akitigisa, arimo araboherezamo imyuka mibi. Namwe mwabaye impumyi kubera uko mwitwara. Mukamuha intebe, ejo muri gutera ngo angera. Uzi ko musigaye muririmba ngera mu rusengero? Ubundi mwabaye muti?
uko yangize kuramaze. Yesu uko yakugize kuramaze, kurimo mwuka w'Imana wahimbye ikorasi ifasha abantu, musigaye muririmba indirimbo zo mu kabari. Mwarinjiriwe nimwabimenye. Byazanywe n'abo barangi mu bana, bizanywa n'abarozi. Murajya kuriba ati inzu y'Imana. Nsigaye mbona ahantu muhimbaza, mwahimbaza izo ndirimbo nkumva amarira aramanutse. Gute pasiteri ama impumyi, diakona akaba impumyi, ntimumenye ko mwinjiriwe? Iriya ndirimbo ngera mwahimbyemo indirimbo z'Imana. Umuntu wabaroze musaba Imana ibarugore, musaba izindi mbaraga n'izindi ndirimbo zose muzi ko ari iz'isi, mwahinduyemo indirimbo z'Imana mukazibyina mu rusengero. Imana yambwiye ngo mwinjiriwe n'imyuka mutamenye, mufata ibihe byo gusenga ahubwo Imana ibiye. Bahanuzi b'ukuri banyu nibagihanura, muhanurirwa n'abarangi. Mana itugirire neza, Mana itabara itorero, Mana itabara itorero, itabara itorero. Bantu b'Imana, ahari mwuka wera niho hasigaye hakorera abadayimoni. Ikizabibabwira mu materaniro yanyu, umwigisha atangira kwigisha, abana bakarira, nibwo abakorora bakorora mu mwanya w'ijambo, nibwo abasohoka basohoka, nibwo abajya ku matelefone bajya ku matelefone, nibwo abakora ikigare cyo kuganira mu rusengero. Narangiza ngo muri gusenga. Binginzi bo mu matorero, binginzi naho nta jambo ufite, ndakwinginze uyu munsi ucyumva ubu butumwa, jya uzinduka utanga ababarozi mu rusengero kandi utahe nyuma yaho. Uzi ko abantu basigaye bakererwa amateraniro bakanataha mbere y'amateraniro. Mwafashwe ryari? Mwarwaye ryari? Wakerewe iteraniro, dayimoni agucyuye mbere y'iteraniro, ubundi ibyo wasize urasanga byagiye he? Mu minota 30 cyangwa isaha isigaye ngo iteraniro rirangire, ukabufashe Bibiliya uratashye, waje kumara iki? Niba uzi ko uzajya mu iteraniro warikerewe, uri butahe ritanarangiye, jya wigumira mu rugo, kuko uri inzererezi yo mu rusengero. Data abambika imbaraga, yongera abakore ku maso ba Kristo, kandi mwongere musaba Imana ibahereze umwuka wera. Imana ibababarire kubw'ibyo byose, yongere ibambika imbaraga, mwongere mukomere, kuko ibi byose mubiterwa n'umubi Satani. Mumemerere mwambara imbaraga, murwanye uwo mudayimoni utuma mukererwa amateraniro agatuma mutaha mbere ya. Murwanye abo badayimoni bo mu rusengero batuma mutera indirimbo z'isi mu rusengero. Mana yarambiwe ako gasuzuguro, arikije kubashyira ku karubanda. Bacuranzi, mujya gucuranga mwanyweye inzoga kugira ngo uze kubona uko ujya imbere ya piano na senti, wumva nyine bimeze neza, usirimbe bagire ngo ni umwuka wera wuzuye. Mana irambwiye ngo igihe kimwe izi nzoga uzaziruka mu rusengero, uzaziruka mu rusengero, iteraniro ryose ritaye rizi ko umunywi w'inzoga. Data tugirire neza. Ndumva nasoza. Urakoze kubw'ibisobanuro duhaye, ariko numva nubwo iminota tugendanye, numva wazagarutse tukagira ikiganiro, tukaganira ku bantu basirimba indirimbo za gakondo, zingize ngo zangera, n'izindi ndirimbo tujya tubona abantu bacuranga mu kabari baziririmba mu nzu y'Imana, ugasanga babyinnye. Hanyuma icyo kintu ushaka kuzagaruka tukakiganiraho, hanyuma tukaganira no ku kintu wavuze cy'abarangi mu isengero, ngo abantu baritigisa ngo bakagira ngo buzuye umwuka wera kandi ari imyuka mibi y'abarangi buzuye.
kandi mbona muri iki gihe abantu benshi ngo iyo umuntu adatigise, iyo umuntu atitigishije cyane ngo abe yabavuna n'intebe ngo ntabwo aba yuzuye umwuka we. Ibyo bintu ushaka ko uzagaruka tukabiganiraho. Ni ukuri kandi tuguhaye ikaze bashuti bacu kandi bakunzi b'Ishimwe ry'Imana TV. Ndumva tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko tutaragera ku musozo w'ikiganiro cyacu turemerera uyu mutumirwa wacu aduhe nimero za telefoni, umukeneye wese ku buryo yamubona, amenye aho yamushakira, hanyuma namara kuduha nimero za telefoni arahita akomerezaho anasenga. Yego, murakoze cyane. Nimero zacu za telefone nababwiye ko tugira groupe yitwa abasirikare ba Kristo. Wifuza gufatanya natwe muri groupe cyangwa wifuza kugira ikindi kintu mbaza, waza kumpamagara kuri izi nimero ni 073973 iyo ni nimero ya WhatsApp, nangira na MTN nayo iri kuri WhatsApp, ni 07833076. aho hose waza kubona General Esther mama w'amahanga. Reka mbifuriza umugisha w'Imana, kandi wowe wumva ufite ibibazo bitandukanye, byabe by'uburwayi, amadeni, ubushomeri, ibibazo ni byinshi, imitwaro muba mufite ni myinshi itandukanye. Unyemerere uyu mwanya dusengane nawe wumvishe iri jambo ry'Imana, ubutumwa bukagira aho bugukora ukumva utsinzwe nabwo, nawe unyemerere dusengane muri uyu mwanya kugira ngo wakire imbabazi z'Imana. Reka adusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye Data mwiza, tugushimiye ko uri Imana idukunda, tugushimiye ko muri umunyebambe n'imbabazi, niyo mpamvu utanga imbuzi ku bana bawe kugira ngo duhindukire tutazamirwa n'umwanzi Satani ndetse akatumira bunguri. Ndagushimiye kubwo utambukije iri jambo kandi ku baryumvishe baciye bugufi. Mwami, tubasabiye imbabazi, turakwinginze wongere ibintu bashyire muri cya kidendezi cy'amaraso Yesu Kristo, wongere ubeze, wongere ubahanagureho umwandu wose Satani yabasize. Mwami, ibyabo bya kera ubihindure bisha. Ndabizi kuri Data ubabarira kandi ukibagirwa. Ndagushimiye kubwaba abose ubabariye. Nyemerera kandi Papa, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, urategeka byose bikakumvira. Uyu mwanya dusengeye abarwayi mu izina rya Yesu Kristo, aho bari mu mpande enye zose z'isi, mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera Data ubagereho, imbaraga zawe zibagereho. Bafite uburwayi butandukanye, hari abafite amadiyabete, hari abarwaye amakanseri, hari abarwaye sida, hari abarwayi Papa barwaye imyijima, hari abari ku mabomboni n'uburwayi bwawe uyoberanye. Mwami Imana, wowe nta kikuyobera. Data mwiza, hari abarwaye indwara z'ubuhumekero, hari abarwaye indwara batezwe n'abadayimoni, hari abarwaye imyuka mibi yo mu buryo butandukanye. Ibyo byose urategeka bikakumvira. Nyemerera Papa, nyemerera mubyeyi mwiza, wowe ubera hose icyarimwe, ikiganza cyawe nukirambike kuri bano bose, kandi Data bakire gukira mu izina rya Yesu, baremera igitangaza mu izina rya Yesu. Nyemerera Uwiteka nyiribihe, na umwanya dusengeye Pastor Eshirone ari Uwase, dusengeye Aroni, dusengeye Data abavandimwe bacu bose bafite uburwayi butandukanye, dusengeye Silvestri mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera wera wa Isiraheli, komeze kubita warengere abafite imitwaro bose Mwami mu buryo butandukanye. Mwamurabazi bose bagerere neza, abakeneye ineza yawe nubatabare, kandi wongera abakizwa ku isi hose. Mwami mwiza, ucakagura iminyururu iboshe abantu bawe, bakore ku maso bundi bushya. Mwami, barebe bahumuke, ubamurikire, ubabere umucyo, bave mu
muri uyu mwijima. Urakoze papa, ngaho bikorere kwiyubahisha. Mwami data, tugushimiye ko wumvishe gusenga no kwinginga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi b'Ishimwe ry'Imana TV, turabashimiye kudutega amatwi, kandi wowe udukurikiye komeza udukurikire. Nta handi wasanga ijambo ry'Imana uretse ku Ishimwe ry'Imana, nta handi wasanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uretse ku Ishimwe ry'Imana. Karibu rero muze mwumve ubutumwa bwiza, kandi mwumve icyo Imana ibwira, mwumve icyo umwuka abwira amatorero. Rero turashoje, ariko nakagaruka tuzasubira ubutaha. Mugire ibihe byiza. Amen.